twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhuriye ahangaha kuri buri munsi kubera Imana, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, tariki 31 Gicurasi 2025, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya, Bikira Mariya gusura Elizabeth Mutagatifu. Dusaba inema yo gukundana. Ngaho amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru, tumyuza kuri Bikira Mariya, umubyeyi muhire w'Imana. Isomo rya ryo mu Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 12 umurongo wa 9 kugeza ku 16. Bavandimwe, urukundo rwanyu ruzira uburyarya, ikibi kibashishe mu gihunge, nawe icyiza mukihambireho, mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro. Muragira umwete ntimukababanebwe, imushishikare mube abagaragu ba Nyagasani. Mwishimira amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa, ntimugahweme gusenga. Musange n'abatagatifujwe bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi. Musabire umugisha abatoteza, mubasabire umugisha aho kubavuma. Mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibasumbye, ahubwo mwimenyereze ibiciye bugufi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kwakirira isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 12 umurongo wa 2 kugeza ku wa 6. Utuye wowe ni igihangange, niwe Mana n'umukiza wawe. Dore Imana umukiza wanjye, ndamwiringira kandi singira ubwoba, kuko imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ari Uhoraho wambereye agakiza. Nimushimire Uhoraho, murate izina rye, nimwamamaze ibikorwa byo mu mahanga, nimuririmbe Uhoraho, kuko yakoze ibintu by'agatangaza, nimubyamamaze munsi hose. Rangurirwe ivuze impundu utuye Siyoni, kuko nyir'ubutagatifu wa Isiraheli utuye irwa rwagati ari igihangange. Utuye rwagati ni igihangange, niwe mahoro n'umukiza wawe. Nyagasani Yezu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 1 umurongo wa 39 kugeza ku 56. Muri iyo minsi Mariya arahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutse Elizabeth. Nuko Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya, umwana twite yisimbiza mu nda, maze Elizabeth yuzuraho Mutagatifu. Arangurijwe ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyir'umutegetsi wanjye nyenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuje utavugwaga. Rwose kuvuma sekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa mutinya wo mu bihe byose. Yagaragaye ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yananduye abakomeye bakura ku ntebe zabo, maze akuza ab'intamenyekana. Abashonje bagwirije ibintu, abakungu basezera amaramasa. Yagobotse Isiraheli umugaragu we, icyo yibuka impuhwe ze. Nkuko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Mariya yamaranye na Elizabeth nk'amezi 3 abona gutaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney niwe ubwiye abakristo b'Arisa ati, nuva mu misa bagakubaza ngo impamvu noneho uri kugenda wibombaritse witonze cyane byagenze bite, uzasubiza uti, nkwaye ijuru, nkwaye Yezu, nakiriye Kristo, nakiriye ijuru. Nuko reza komeza kwitwararika. Amen, amen, amen. Iyo utwaye Kristo uritwararika, iyo utwaye Kristo uhindura amatwara. Turazirikana kuri tariki ya 31 Gicurasi, nayo tariki isoza ukwezi kwa 5, ukwezi kwa Bikira Mariya. Nizere ko mwiyamaje bihagije, ukwezi twongera kuzirikanamo uvunyi bwa Bikira Mariya. Urujya aza kudusura, urujya azi wacu, azatwaye nde? Azatwaye Kristo. Aho Bikira Mariya yagiye, burya na Yezu bahari. Aho Yezu ari burya Bikira Mariya bahari, kuko niyandirimbo igira iti, nta ukunda umwana ngo yanjye nyina, kunda Yezu na Bikira Mariya. Amen, amen, amen. Bikira Mariya yagiye kugusura ajyana na Yezu. Icyo gifate mu mutwe. Nawe nanjye twongere twibutse igihe tumara twiyambaza Bikira Mariya, ese ngira umwanya wa Bikira Mariya mu buzima bwanjye? Na niyo mpamvu intego remeza kudufasha kuzirikana ku masomo y'uno munsi, gusura Bikira Mariya. Akenshi Bikira Mariya dusura kuko afite urukundo. Ese nawe yagusuye agusigira urukundo? Ese yaje iwawe koko
niki kigaragaza ko Bikira Mariya gusura nta kindi usibye urukundo. Yamvuga igira iti ifu nibagara ubucuti na karenge, nawe uze kureba akarenge kawe niba kajya kagera kwa Bikira Mariya. Ese nawe ujye gusura Bikira Mariya? Gusura Bikira Mariya bituma Yezu azi iwacu, gusura Yezu bituma Bikira Mariya azi iwacu. Mugiye urumva ubwo rusiga buryo ruryoshye, iyo mirongo buryo iryoshye. Niba uri ku murongo Bikira Mariya ariho, Yezu nawe aba uriho. Niba uri ku murongo Yezu ariho, Bikira Mariya ariho. Birababaje kandi birababaje kuko bikomeye kubona abantu badakunda Yezu. Dusaba inema yo gukunda Yezu na Bikira Mariya buri munsi. Icyabajya gusura Elizabeth mutagatifu, dusaba inema yo gukundana. Iyi nema rero niyo tugiye guharanira muri ano masomo, kongera tuzirikane urukundo uko dukunda abandi. Isomo rya mbere ryaje ritubwira uburyo ufite urukundo abamerewe yakira abashyitsi neza, abantu bose baje akabakira, kumenya kwakira baje batugana. Urwo ni urukundo. Burya nubwo umuntu yaza mu rugo iwawe ntugire icyo umuha, ntugire ibintu byamiranye umuha, ariko igihe cyose ufite urukundo urarumuhereza. Burya urukundo rujya mu bikorwa, urukundo rurafatika. Akenshi uzasangiye ibyo twita urukundo ni bya bindi by'urukundo rw'umubiri, gukunda abantu by'inyuma gusa, ariko ibintu ntabwo ari byo bikunda, hakunda ubuntu bw'Imana. Ni nabyo Bikira Mariya atwereka uburyo ajya gusura Elizabeth mutagatifu. Muri aka kanya hamwe n'ivanjiri tujya kuzirikana ku isengesho bita rya ndakuramutsa Mariya, rigizwe n'ibice bitatu biza kugufasha nawe kureba urugendo ujya ukora ujya gusura Bikira Mariya. Bikira Mariya aradusuye no mu Rwanda, aradusura, akadusura Ikebera, akadusura n'ahandi henshi cyane. Ese ujye ufata igihe cyo kujya kumusura? Reka tuzirikane ibice bitatu bigeze ndakuramutsa Mariya, nawe uraza kwigaya cyangwa uze no kwishima bitewe nuko ibi bice ujye bitambukamo usura Bikira Mariya cyangwa Bikira Mariya ko gusuhuza. Reka ibyo bice tubizirikane. Igice cya mbere cya ndakuramutsa Mariya ni igice cy'umumarayika, ni igice cy'Imana, aho Imana yituma Gaburiyeli mutagatifu umumarayika wayo kujya kwa Bikira Mariya, akajya kumusuhuza ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Amen, amen, amen. Icyo gice ni igice koko Imana ubwayo isuhuza Bikira Mariya. Tukazirikana ngo ko Imana yanyuze kuri Bikira Mariya isanga abantu, ngewe umuntu ndinde kugira ngo sinyure kuri Bikira Mariya nsanga Imana. Dushishoza ku hantu Imana inyura, Imana ikemera nayo igahanyura, wowe si urinde kugira ngo ntuhanyure. Nta niyo mpamvu y'ishapure tunyura kuri Bikira Mariya tujya hehe? Tugana Imana. Ese nawe uracyavuga ishapure? Uracyavuga ndakuramutsa Mariya n'Imana? Ngiyo inzira Imana yanyuzemo, urugendo rw'Imana. Imana igiye kwa Bikira Mariya, Imana ubwayo ikifatira inzira ikagera hehe? Kwa Bikira Mariya. Icyo ni igice cya mbere cya ndakuramutsa Mariya. Imana itaka Bikira Mariya, Imana ijya kwa Bikira Mariya, natwe bigaturarikira bikaduha umukoro wo kuzajya hehe? Wo kujya gusura Bikira Mariya natwe, kuko Imana nayo yaramusuye, ukise ngiye ntamusura. Igice cya kabiri ni igice cya ndakuramutsa Mariya kitwerekeza kwa Elizabeth. Bikira Mariya noneho nyuma yo gutwara Imana, nyuma yo ko Imana imusuye, ntabwo yabiyihereranye, ahubwo nawe yagiye gusura abandi. Byari n'ibyuko nyine iyo wabonye Imana ntabwo yihererana, rega uragenda nawe ukajya kuyereka abandi, kandi ibyo ukabikora ryari? Buri munsi. Ngo urugendo rwa Bikira Mariya akoze ajya gusura Elizabeth mutagatifu, ahazanye ibyishimo muri urugo. None iki gice ni igice nyine cyo kwa Elizabeth, nawe arataraka akavuga ati wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Amen, amen, amen. Mbikesha iki? kugira ngo ngire umutegetsi wa ngenderere mbayumva indamutso, umwana ntwite yisimbizanye ibyishimo mu nda. Ngibi rwose ibyishimo bifatika by'urugendo rwa Bikira Mariya ahuye na Elizabeth. Iyo uhuye n'Imana uhura n'abandi, icyerekana ko wowe n'abandi barishima. Urugendo rw'uko nyine umushyitsi muhire akoresha imbuto. Iyo mbuto rero ni iyi ngiyi Elizabeth yakiriranye ibyishimo, akakira Yezu mu rugo rwe, kuko Bikira Mariya ajyanye na Yezu. Nta kundi utwaye Yezu arishima, utwaye Yezu ashimisha abandi, utwaye Yezu afite amahoro kandi agatanga amahoro. Ngiye ibyishimo bisendere mu rugo rwa Elizabeth na Zakariya, ruzanywe na Yosefu, ruzanywe na Bikira Mariya, ruzanywe na Yezu, bagiye muri urugo. Ibyishimo bizasendera ku batuye ahangaha bose muri Yudeya, ubundi bakomeze bishime, kuko aho Bikira Mariya yagiye na Yezu abahari. Dusabe inema natwe tujye dusura Bikira Mariya. Nyuma yuko Imana igukozeho, nawe Imana ibigusa kugira ngo ukore ku bandi bagirirwe impuhwe n'amahoro, babeho neza mu rukundo rw'abana b'Imana. Igice cya gatatu cya ndakuramutsa Mariya ni igice
batubwira cyongereho n'abayobozi ba kiliziya ubwo tuzirikana umumonaki Simon Stock wari ugeze kuri burembe ari ku gitanda ari hafi gupfa. Birumvikana uburyo yavuye ishapure aza gusaba Bikira Mariya ati uransabire mubyeyi. Iki gice rero kiliziya cyongeraho ngigice nanone twega bari kiri ku rugendo twinginga Bikira Mariya kugira ngo dusabire kuri ubu n'igihe tuzapfira. Urajya dusabira mubyeyi w'Imana kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ngigice cya kiliziya, igice cy'abana b'Imana, twese ubwo twisunga Bikira Mariya, Imana aramwisunze, Elizabeth nawe aramwisunga. Ngewe ndinde kugira ngo sinusunye umubyeyi Bikira Mariya, ndamusaba kugira ngo nk'umuntu uri ku isi umunyabyaha kugira ngo nanjye asabire maze nzagire ubugingo bw'iteka. Kuko ni rwo rugendo, ngiyi ndunduro y'urukundo nuko tuzicarana n'Imana mu bwami bw'ijuru, tukicana na Yezu na Bikira Mariya, babandi twaze kwiyambaza turi hano ku isi, ukiyambaza umubyeyi Bikira Mariya akagusabira n'igihe ugiye gupfa. Iki gice cya nyuma abantu benshi bakunze kutakitaho, nyamara kizingiyemo ubuvunyi bwa Bikira Mariya udusabira twebwe abana be, udusabira n'igihe tugiye gupfa, n'igihe tugeze kuri burembe, n'igihe turi ku gitanda neza neza turembye, mu gihe cyama akomeza kudusigasira, akomeza kuduherekeza. Ese ni kangaho wonye ukuboko kw'Imana ubinyuje ku mubyeyi Bikira Mariya? Ni kangaho yambaje ishapure wiyambaje Bikira Mariya akagusabira? Ujye umwiyambaza. Impamvu utaramenya Bikira Mariya nuko wasanga umwiyambaza nabi, usenga nabi, cyangwa wasanga utamwemera, wasanga ujye umupinga, wasanga nanone uri mu bumukorera inama yo kumurwanya. Ubuvunyi wa Bikira Mariya ubonye, Bikira Mariya dusabira kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ngibyo ndakuramutsa Mariya, ngishapure twiyambazamo Bikira Mariya kugira ngo atuvuganire ku Mana kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Mubyeyi, iyi nkuru ngiye gukubwira ntuze kurakara, n'ingikubwira kandi ntuze guhamuka. Cyo bikora ufata agatambaro kawe ko hari igihe cyaza kugera ukaba warira kubera agahinda ushobora kuza kumva muri no nkuru, ndetse n'ikiga gishobora kuza kugufata uze kwihanagura. Mbaye nguteguje kuko ushobora kuza no kurira. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abantu bahunze abagira nabi, bari bamene nabi, bashaka kubica. Nuko ngo bageze mu ishyamba neza neza batungurwa nuko abagira nabi bakomeje kugenda bakurikirana. Baravuga bati aho bigereye bambutse baje badusatiriye, ubu nta kindi tugiye gupfa birarangiye. Nuko mu gihe bari kubabona abagira nabi bari kure babasatiriye, babonye neza neza babagose impande zose, nuko umwe muri bo ngo yarafite ishapure ngo arayifata. Barabwira ati ubu rero mu gice cya nyuma cy'ishapure harimo ko Bikira Mariya agomba kudusabira. Tugiye kumusaba kuko birangiye adusabire gupfa neza, naho ubundi byarangiye. Nuko abantu bose bari bari aho ngaho bagize ubwoba, bahungiye muri iryo shyamba, babona bagoswe, ngo begura intwaro zabo arizo shapure. Baratangira barayivuga baravuga ishapure, bavuga rozari. Abagira nabi bari hafi kubasatira, dore ko nyine ubwo bamvuga ati kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ako kantu bakagatinda ati udusabire mubyeyi Mariya kuri ubu n'igihe tuzapfira tw'abanyabyaha. Ubwo muri abo bari bahunze hari harimo abaporo, abadive, abayisilamu, amadini yose bahunze. Nuko bakomeza bayambaza iyo shapure. Abagira nabi bahageze, umwe muri bo wundi wateraga ishapure, wundi washikarije abagenzi bo gutera ishapure, nuko aza kubona uwayoboye icyo gitero cyari kigiye kubica, abona baziranye. Abona uwayoboye iki gitero cyagiye kubica neza neza, bose bapfukamye. Nuko agira cyangwa akuramo ishapure arayimwereka, maze aramubwira ati papa Batisimu we, dore ya shapure wanyambitse ngiyi. Neza neza wa mugabo ko yarazanye umuhoro, yibaza n'ikimwaro cy'ijando agiye gutereka wa muhoro. Nuko afata wa muhoro awutereka hirya, ahobera wa muhungu we, umuhungu wa Batisimu wari ufite ya shapure yamwambitse abatizwa. Neza wa mubyeyi n'umuhoro we maze kurambika hariya, ahobera wa muhungu we. Ubwo kubera ko ari wowe icya gitero, arabwira ati dusubire inyuma. Bumvira rya tegeko basubira inyuma, ntiyagira ongera gukora kuri abantu barokoka batyo kubera Imana, kubera ya shapure. Ati urajya dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Ngo kuko Bikira Mariya igitero gishobora kuba kikugabweho neza, udafite ahantu uza kurokokera, ariko iyi shapure mubyeyi, iyi shapure ujye uyifata uyikomeze, kuko izakurengera waba ubizi cyangwa utabizi. No ku buriri bwo gupfa
n'igihe ubona bakugose ujye uvuga ishapure, uvuga ishapure ubwira Bikira Mariya uti mubyeyi dore ndagoswe impande nyinshi, hose bagiye kunyica, mubyeyi ntabara mubyeyi mfite ibibazo bindenze, mfite amadeni andenze mubyeyi, mfite uburwayi bundenze mubyeyi ntabara rwose ndabona ngiye gupfa. Ntuzamenya ubunyi wa Bikira Mariya ahantu buturuka, uzajya kubona ubone wandi wari ugiye gukwica ari utanze itegeko ati tugende, urumva yatanze itegeko ngo bakwirukeho, ariko icyo gitangazo uracyumva ati dusubireyo ntagire umukoraho. Kubera iki? Ubuvugi bwa Bikira Mariya, aho Bikira Mariya yageze na Yezu nawe bahari. Dusabirane twese abantu tujya kure umubyeyi Bikira Mariya, maze ufata igihe cyo gusura Bikira Mariya. Gusura Bikira Mariya ni ukuvuga ishapure, kuvuga rozari, kuvuga ndakuramutsa Mariya. Kuko ndakuramutsa Mariya iri mu bubasha bwinshi. Iryo sengesho rya ndakuramutsa Mariya ryarengeye abantu benshi, ryarokoye abantu benshi, ryavuganiye abantu benshi, rozari yavuganiye abantu benshi, yarokoye abantu benshi. Ese wowe rozari yari yakurokora? Ishapure yigeze ikurokora? Fata ishapure yawe bityo usurwa na Bikira Mariya gusuye, asigaye ko nawe umusura. Yivuze ishapure buri munsi ishapure ya buri munsi usura Bikira Mariya. Hari abakristo benshi bafite amashapure, amwe yabaye imitako mu nzu zabo, andi yabaye imitako mu modoka yabo, amashapure y'umurimbo, kurimba gusa, ariko utari wigera yegura kugira ngo ujye uyivuga. Ubundi umukristo aba agomba kuvuga ishapure buri munsi, kubera ko umukristo ararwana cyane, agira intambara nyinshi cyane, araserera, ariko kubera ko ari kumwe na Bikira Mariya ntacyo ashobora kuba nyine. Ujya usura Bikira Mariya mu gitondo. Ubundi ishapure mwa babyeyi mwe yagombye kuba ya mu gitondo kugira ngo Bikira Mariya bamusuye aza kugenda iyo myambi baza kugenda bakujomba agenda yicisha ku ruhande. Abantu bazanye imihoro uzajya kubona ubone bazanye iki? Amahoro. Kubera iki? Bikira Mariya yabasuye. Aho Bikira Mariya yasuye Yezu naho haba hari nyine, kuko Yezu n'umunyamahoro buri gihe cyose. Nawe nanjye twajye tuzirikane igihe tumaze tutavuga ishapure. Ushaka kuba wihaye Imana, padiri masera frere uherutse kuvuga ishapure rya tutubeshye. Warangiza ngo wihaye Imana, wihaye Yezu, uri umubikira kuri ifoto mubyeyi umubikira utajya uvuga ishapure kandi byabamba. Hanyuma ngero kuri ishapure y'urugo rutavuga ishapure, hanyuma ngero kuri ifoto y'urugo rutavuga ishapure. Urwo rugo rwubakiye kuri nde? Abagabo n'abagore tutajya tuvuga ishapure ndabasuhuje, dukomeze twihangane. Papa Francisco uherutse kwitahira niho avuze ati mwana mubyeyi, umuntu wese udafite Bikira Mariya ho mubyeyi ni imfubyi. Amen. Wongera utekereza igihe umaze uri imfubyi. Kubera iki? Ntusenga. Ushaka kuba unasenga ariko udasenga uko bikwiye. Erega akanyuma ngiye gusorezaho, ntabwo Bikira Mariya tumusenga nk'uko bamwe babivuga, ntabwo Bikira Mariya tumupfukamira kuko n'umuntu ni ikiremwa muntu, ahubwo Bikira Mariya tumunyuraho tumwinginga nk'umuntu wanogeye Imana, nk'aho umuntu Imana yasuhuje. Tekereza aramarira gusuje ati ndakuramutsa mutondi w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Urumva iryo jambo kugera rikomeye. Hanyuma se ko Imana yamunyuzeho ukinye ntamunyuraho. Twebwe rero nk'abantu n'abanyabyaha tunyura kuri Bikira Mariya kugira ngo atuvugishirize, adusabire, adufasha gusenga neza uko bikwiye, kuko tutazi gusenga uko bikwiye. Burya mwa babyeyi mwe bantu benshi tujye twemera intege zacu, turi abanyantege turi n'abanyabyaha, niyo mpamvu twisunga abishoboye hanyuma agatuvuganira natwe. Ntabwo dusenga Bikira Mariya ngo turamwiyambaza kugira ngo afatanye natwe gusingiza Nyagasani gusenga. Urazi ukuntu Bikira Mariya aba yifuza gufatikanya natwe? Wakuraho amahirwe yo gufatanya na Bikira Mariya. Hacura ikintu n'uho ujye umwiyambaza umbwira uti mubyeyi mwe nufashe, ibibazo birandemereye, uburwayi burademereye, abantu bari kungota, ibibazo bimbanye byinshi, uburwayi burandemereye, mubyeyi untabare umvuganire, ndabona ntaho nsigariye. Uzajya ko nubone mubyeyi Bikira Mariya gutabaye. Gusa ibi ndabivuga nk'ubuhamya naguhaga, niba nawe ufite ubwawe naho uze kubwandika muri comment n'ahandi hose. Bikira Mariya ntaragusura, nta kintu aragukorera, yaransuye. Niba nawe yaragusuye uze kuzamura akaboko hejuru umushimira uti mubyeyi warakoze, waramvuganiye, kandi ibyo wavuganiye narabibonye, kandi wangiriye neza mubyeyi, warantabaye aho nanyuze hose wangiriye neza. Nawe niba ufite icyo washimaho Bikira Mariya gukoreye, zamura ikiganza umbwira uti mubyeyi warakoze, ukomeze gutuvuganira kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.